na n'ubu ngubu abira rwose ntago barabyumva bati abo bahungu batubabarire ntibazongere gukandagiza hano akaguru, ati kuko ubusitari bwabo twabubonye. Bitarangiriye aho ngaho, umutoza nawe nyuma y'umukino yashatse kurwana ndetse intambara y'inkunduro cyangwa se intambara y'inkundura, ariko bagenda abamubuza nk'uko ngira ngo mugenda mubibona mu mashusho. Ni ibintu na n'ubu ngubu abakinnyi ba Nigeria batariyumvisha, nk'uko ngira ngo Victor Osimhen yigeze kubitangaza mu minsi ishize, ati mu gihe twaba turi abasitari dukina mu ma ekipa akomeye batwemera, ariko ntituzagaragare mu gikombe cy'isi, byaba ari ipfunwe, byaba ari ikimwaro. Rero birabaye kuko magingo aya ngaya urugendo rwa Nigeria rukaba rurangiye. Ikipe ya Congo cyangwa se DRC irimo guserebura, ndetse by'umwihariko iserebura yuko igeze muri round ya nyuma kugira ngo byibura ishake amahirwe yo kujya mu gikombe cy'isi, aho izahura n'ikipe izaba cyangwa se izava muri Amerika y'Amajyepfo. Ni umukino watangiye ufite ishyaka, ni umukino watangiye urimo ishyaka ryinshi, ariko ikipe ya Nigeria iza kubanza igitego ndetse mu minota ya mbere, ariko DRC yakomeje gukina by'umwihariko, ndetse abafana bayo barafana badacika intege, iza kukishyura. Match yaje kurangira ari ubusa ku busa, bongeraho iminota, match ikomeza kuba ubusa ku busa, bajya muri penalty. Penalty rero zaje kuba enye za DRC kuri eshatu za Nigeria. Abazamu ku mpande zombi bakoze ku buryo ubutangaje, ariko abakinnyi benshi bagiye bahusha penalty, ndetse abazamu ku mpande zombi bakazikuramo. Rero abakinnyi ba Nigeria banze kuva mu kibuga, maze bakomeza kwibaza, ndetse bamwe ari nako barira. Umutoza kubyihanganira biramunanira, arangije ajya kurwana cyangwa se ashaka gukubita umutoza wa Congo. Abandi bati se umutoza wa Congo yakoze iki? Umutoza wa Congo ari mu ki, cyangwa se ni irihe kosa yaba yagukoreye? Abakinnyi ba Congo muri celebration nyinshi cyane ari nazo zateraga umujinya umutoza wa Nigeria. Abandi bati Nigeria ifite Victor Osimhen ufatwa nka rutahizamu ukomeye cyane muri Turkiya, dore ko uyu nguyu iyo adahari bavuga yuko shampiyona ya Turkiya ifite ikibazo, ndetse n'abandi barimo ba Ademola Lookman n'abandi, ati birangiye cyangwa se birangiye batagiye mu gikombe cy'isi. Abafana ba ekipe ya Nigeria bati ibingibi byose bagakwiye kuba barabikoze kera, ariko byarabananiye. Ati none batangiye kwirizariza ku minsi cyangwa se ku munota wa nyuma. Ngira ngo ni ibintu abenshi batiyumvisha, ariko ekipe ya Congo tubutse ko ari ekipe ikomeye, dore yuko nayo ifite abakinnyi bakomeye kandi bakina ku migabane ikomeye y'isi. Iyi ngiyi ni YouTube channel yacu kandi yanyu yitwa Tahatibu Ward, ni mu gace twita Tahatibu Update, aho tugeza amakuru agiye acicikana muri showbiz, by'umwihariko no muri sport. Genda udukurikira ku mbuga nkoranyambaga zacu zitwa Tahatibu TV, Instagram, TikTok ndetse na Facebook zitwa Tahatibu TV. Ngiwe nitwa N Yusufu, duhure muri comment.